Imana itegereje uwo muntu ibona ko hari ikintu yari akennye, ari we mufasha wo gutuma ubuzima burushaho kumuryohera. Kandi Uwiteka Imana yavuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita, kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Itangiriro 2:18-20. Uwiteka Imana isinsuza uwo muntu ubuticura, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Nuko umugabo niko gutangara ati, uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye. Azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore bakaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Umugabo n'umugore ba mbere bari bafite ubumwe.